Ndagusuhuje wowe ukurikiranye isomo ryacu rya Excel. Nkwibutsa yuko turi muri Insert tab. Ubushize twari turimo gukoresha Excel yo muri Office ya 2010. Ariko twagarutse nkuko na mbere twatangiye dukoresha 2016 twagarutse kuri 2016. Nukwihangana na akabazo kari kabayemo. Rero nta gihindutse kidasanzwe. Nubundi muri Insert tab nkuko twari twabonye picture tukabona nibindi. Hano nkaho twakwanditseho shape cyangwa se nkuko twabonye shapes, aka gaparti nako kerekana shapes. Ni kimwe neza nibyo twabonye ubushize. Aha ngaha aka niko kitwa Smart Add. Nubwo hiyongeraho kandi kazimna ko kwitwa graphics. Ubwo rero ntuze guhangayika ngo uvuge ngo ibyo ufite bitandukanye cyane nibyo wari ufite twiga turimo gukoresha 2010. Aka gaparti gakurikiyeho neza kameze nka screenshot, ariko muri 2010 biba byanditseho, biba biri ku murongo bitambitse. Rero iyo ukanze kuri aka ngaka baguhereza aka kajambo ukagakandaho ugakurikiza amabwiriza akurikira. Ni kimwe neza no gukoresha parti cyangwa se software yitwa Snapping Tool. Nitwa Paul Habumugisha. Ikaze muri iri somo twongera gushimira Lean Apple Studio ndetse na Graphic Design Group idufasha kubageza haya masomo. Aka gaparti iyo ugakanzeho bahita bakwerekeza kuri screen cyangwa se ya Excel ivamo, hanyuma bakakwerekeza kuri screen. Niba hari indi software yari iri kuri screen ifunguye, ni ukuvuga ko ubushatse uburenganzira bwo kuba wafata screenshot ya desktop ufite none ahangaha. Iki gihe iyo urekuye nta kindi kiba cya kintu wahisemo, ukanze left click ugaholdinga ndetse ugakurura kugeza aho wifuza, gihita kiza muri Excel. Aha ni ukuvuga yuko nanone tuba tubonye ifoto muri Excel. Ibyo dukora muri Excel cyangwa se ibyo dukora kuri iyi foto ni kimwe neza n'ibyo twakoraga igihe twinjizaga ifoto muri Excel. Ubonye ko nkanze kuri crop, no kuvuga yuko nshobora kuba ntifuza bino bigambo bindi nkagira gutya. Ubwo icyo gihe biraba bishatse kuvuga yuko ntifuza ko ari amagambo azamo, ahubwo ngiye nishakira ifoto yonyine. Ibi biroroshye cyane. Ni kimwe n'umuntu waba uzi gukoresha ino parti cyangwa se iyi software bita Snapping Tool. Niba mubyibuka neza, iyo ufunguye Snapping Tool, hano bakuzanira agatablo kanditseho new. Bijya gutandukanaho gakeya, ariko iyo ukanze new nabwo bahita baguha option cyangwa se bahita bakwemerera yuko ushobora guselektiona ikintu runaka cyangwa se ugashushanya bitewe nuko ubyifuza, hanyuma icyo kintu bagahita bakikuzanira uko cyakabaye. Gusa muri Snapping Tool ho baguhereza amahitamo y'ibintu biri imbere yawe. Ni ukuvuga ngo ushaka gushushanya kangaka kugeza aha kuri Snapping Tool birakunda, gusa hahita haza tablo ya kagashushanyo konyine, ku buryo nushaka kugakoresha cyangwa se ushaka kwerekana ikintu runaka ushobora kubigaragaza. Tuvuge wenda urashaka kwerekana yuko umuntu ari buze gufokasinga kuri aka konyine. Iki gihe urabona yuko Snapping Tool yo ihita kwemera kugira ikishushanya. None iyo ushaka kukinjiza ahandi hantu, uza ahangaha kuri edit ugakanda copy, hanyuma Snapping Tool yo ukayifunga. Warangiza kuyifunga ukaza muri Excel yawe ugakanda paste, ka kantu gahita kazamo. Murabona yuko rero ufite itandukaniro ho gatoya ku bantu bayo bazi Snapping Tool. Gusa ibyo sibyo by'ingenzi cyane, ahubwo reka twikomereze isomo ryacu. Mwabonye neza ukuntu bigenda muri aha ngaha. Ubwo ni ukuvuga yuko muri Insert tab group yitwa Illustrations turayirangije.
ubutaha rero tuzaza dukomeza turebera hamwe iyi party yitwa add ins cyangwa se add ins. Tuzaza tureba store, my add ins, turebe n'utu duparty tundi, akangaka kwitwa quickly and easily visualize your data into polished visual diagrams within Excel. Turebe n'akangaka, ndagushimiye. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wanyandikira kuri 078 12 99 631 cyangwa se ukanahamagara. Ushobora no kunyandikira kuri page yanjye ya Facebook Paul Habumugisha, cyangwa se kuri email habumugisha paul7z@gmail.com. Ndagushimiye.